uhawe ikaze ku ijwi ry'ihumure TV. Ishimwe. Reka rero dutangire dusenga dushimira Imana ku neza yayo n'imirimo yayo itangaje idahwema kudukorera. Turagushimye Mana Data wa twese, Mana y'ubutware, Mana y'ubushobozi, Mana idukunda twese. Mwami, tugushimiye akanya nk'aka, tugushimiye ijambo ryawe ryiza. Uwiteka Data, ushimye yuko tuganira na bene data bashiki bacu, abateraniye aha ndetse n'abari kutwumva haba muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu. Uwiteka, buri muntu wese ugiye gutega amatwi ijambo ryawe, reka afashwe nawe kandi ahindurirwe amateka nawe kubw'ijambo ryawe. Data mwiza, tuguciriye bugufi, turagusabye kandi turakwemereye cyane kugira ngo uzuganze kandi utegeke mu izina rya Yesu. Reka umwuka wawe wera azaganze kandi ategeke, icyubahiro cy'umwana w'umuntu kibure, hagaragara icyubahiro cyawe, izina ryawe nirihimbazwe. Urakoze rero, reka iyi mitima igiye kumvira ijambo ryawe ribashe kwaguka, ndetse ijambo ryawe ribashe guhindura imitima ya benshi bagiye kuryumva muri aka kanya. Uwiteka urakoze, komeza uganze utegeke, ni mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera, amen. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abami ba mbere, ibice 19. Reka dusome duhereye ku murongo waho wa mbere. Nuko Ahabu atekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Yezebeli aherako atuma intumwa kuri Eliya, aramubwira ati, ubugingo bwawe ntinabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe imana zizabimore, ndetse bikabije. Eliya byumvise atyo, arahaguruka arahunga ngo yikize, ajya i Berisheba y'i Buyuda, aba ariho asiga umugaragu we. Ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umurotemu, yisabira gupfa. Ati, Uwiteka, ndarambiwe, icyabimara ni uko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta ba sogokuruza ubwiza. Nuko Eliya yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotemu, arasinzira. Agisinziriye, marayika araza amukoraho, aramubwira ati, byuka urye. Arakanguka, abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Ararya, aranywa, arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri, amukoraho, aramubwira ati, byuka urye, kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka, ararya, aranywa. Iyo nda igenderaho iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Agezeyo yinjira mu buvumo agumamo. Uyu Eliya yakoze iby'ubutware byinshi Imana yamukoresheje. Hanyuma uyu Eliya igihe kimwe ngo yica abahanuzi ba Bayali. Dusenga dushimira Imana ku neza yayo n'imirimo yayo itangaje idahwema kudukorera. Bene data, waba wizeye kandi waba wiringiye imbaraga z'Imana,
ndagira ngo dufatanye gusenga Imana, kandi nawe unkurikiye ufata aho urwaye dusengana Imana, wizere gukira mu izina rya Yesu. Wumve yuko ubwo burwayi Uwiteka Imana bushoboye, wumve yuko ubwo burwayi bwananiranye Uwiteka Imana nta kimunanira. Ndetse nawe warunaniwe, ndetse nawe warucitse intege, ndetse nawe warunamutse, nawe warubivuyemo, ndagira ngo ufate kwizera mu izina rya Yesu dusengana Imana. Uwiteka Imana aragusubizamo imbaraga. Urakoze, reka dusenga Imana. Turagushimye kandi tugushimiye neza yawe, tugushimiye ijambo ryawe kuko ari ukuri. Ijambo ryawe rirabohora, ijambo ryawe rirakiza. Uwiteka Eliya yisabiraga gupfa, Eliya yumvaga byarangiye, Eliya yumvaga yananiwe, yumvaga Yezebeli amwishe. Ariko Uwiteka Nyiringabo Imana, uyu munsi wa none hari mwene data udukurikiye, hari mwene data turi kumwe, ndagira ngo abo bose Nyiringabo Imana ubagirire neza, uhindure amateka. Uyu wari ucitse intege, uyu wari unamutse, reka asubizwemo imbaraga nawe. Uyu wari ubivuyemo, reka wongere umuhindurire. Kandi n'uyu nguyu urwaye, ndagira ngo yakire gukira mu izina rya Yesu. Ndetse Mwami Imana ubasha gukiza indwara zose, izananiye abaganga ubasha kuzikiza. Haleluya, haleluya. Ndasengera uyu nguyu ubabara mu nda, ndetse uyu nguyu utaka umugongo, ndetse uyu nguyu ubabara umutwe, ndamusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu uribwa n'amaguru, Uwiteka ndagira ngo umugirire neza. Uyu uribwa mu mbavu, ndagira ngo umugirire neza. Uwiteka we, mukozeho ikiganza cyawe gikiza. Ndagushimye rero Nyiringabo Imana, ngushimiye imbaraga zawe zikomeye, ngushimiye kutabaye abantu bawe, ngushimiye kubohoya abantu bawe. Urakoze kuko byumvise kandi ubikoreye kwiyubahisha. Ni mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, amen.